ndashima Imana byuzuye ko njye Cyprien nishyuwe. Ni kenshi najyaga nicura igicuku cyose nkibaza nti mbese Umutoni azaza ate. Ntaruhuka kwibaza nti nk'ubu wenda asanze undi n'imitoma yose mbitse aha n'uturirimbo nanditse na ndagukunda ntavuze, ese ubu nabigenza nte? Buracya numva nibuze n'imbaraga zabuze, numva nshaka uwo nabuze ngo nzamutuze mu nkuge. Mu ijoro niwicura nzagucanira agatara, uri uw'agaciro humura, niyo ikivu cyakama tuza nta nyota uzagira. Yo Cyprien, niwe muringa usumba indi, nta ndirimbo isumbiye indorerwamo nibonamo waba ugiye nkibura. Nkarota shinge niruka mu museso cyane nzindutse, ngo nibura nkuramutse nakanguka nkakubura, nkumva dawe ndisetse. Akenshi mumbya amaso nkabona wowe wenyine, sano natoye mu ijoro, niyo byaba mu ijoro uzansange mu nzozi maze unyirebere ya ndoro. Mutoni nkunda byuzuye mu bakobwa bino simbona, hogoza nkunda ubyumva uku, niwe wantuje muri Edeni mbona icyizere ndizihirwa. Mbese ninde wampa ibyo atari Umutoni wanyuze? Ahwi, ni kuva kera ndota ibi ntazi niba byambaho, none Mana bindiho. Uruta urukundo yanjemo ama umutuzo ndanyurwa, agiye ubanza nabaho n'urukundo ubwo rwavaho. Ibi bihe sinshaka kubivamo, nubwo byaba ari inzozi, mbabarire sinkanguke.